dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abantu benshi bamerewe neza, ndetse turarya tukanywa, turubaka amazu tukayabamo, turabyara abana tukabashyingira, turabika amafaranga, turakorera amafaranga tukayabika kuri konte, turagambirira iby'imyaka 10, 20, ndetse rimwe na rimwe hari igihe tujya kwa muganga badupima bagasanga nta ndwara turwaye, tugateganya imyaka tuzarama 70, 80. Kubera kumererwa neza, hari igihe Satani atugenderera akatwibagiza ko Yorodani izuzura. Muri uyu mugoroba, kangura ubuzima bw'abana bawe waremye, kangura amahitamo yabo, kangura ubushishozi bwabo, kugira ngo icyo barimo kwiga bakige bwangu, icyo bagomba gukora mu murimo wawe bagikore bwangu, icyo bagomba gutanga nk'igitambo ku gicaniro cy'umurimo wawe bagitange bikiri ngombwa, kuko isi irashirana no kwifuza kwayo, kandi igihe kihita ntago kirimo kugaruka. Ngaho bana natwe Mana yera, ngwino dusobanurire ukuri kwawe, kandi abana bawe biteguye kubatizwa n'amazi ukomeze ubabyare mu buryo bwa mwuka. Imico uha abaturajuru utangira uyibahe, kandi natwe abari barabatijwe kera utunagure, utuvugurure, wongere uduhe kuryoherwa n'ibyawe. Uyu mugoroba ikiganza cyawe gikore ku mitima yacu, kiyerekeze ku byishyikizo bifite agaciro muri iyi minsi, ari byo kwiga ibyawe no kubiha agaciro. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kumererwa neza ntikukwibagize ko Yorodani izuzura. Yeremiya yari arimo kwitegereza abayuda, arabareba. Abayuda bari baritoranyirije abahanuzi b'ibinyoma, nk'uko n'uyu munsi wa none bimeze. Abatambyi bari bibereye muri gahunda yo gutamba barayitesheje agaciro, ahubwo ubutambyi barabugize inzira yo kumenyana, inzira yo kugira ngo umenyekane ibwami, inzira yo kugira ngo nawe abawe ubacire inzira. Nyamara ubutambyi bwari bubereyeho guhuza Imana n'abantu. Muri icyo gihe cya Yeremiya, abantu bari barimo kwishakira amafaranga, abandi barimo kurwana no kubaka inzu zigeretse, ndetse ibihugu byinshi byari biri mu mwuka mubi. Yeremiya ariko yareba abaturage ba Yerusalemu, yareba abayuda, akabona nta kintu bitayeho. Mbere yuko kurimbuka kose kubaho, hajya habanza kubaho agahe gasa naho karyoshye kajya gakunda gutwara abantu. Sodomu iri burimbuke, abari bayirimo ngo bagize umunsi mwiza uryoshye, izuba ryararasaga, ngo uwo munsi Sodomu yasaga nk'uko Edeni ya kera yagiraga gute yasaga. Icyo kigoroba cyababereye ikigoroba kibengerana. Buri muntu wese ibyaha yari arimo yumvaga uburyohe bwiyongereye. Yerusalemu mbere y'uko irimbuka, ibimenyetso by'amahoro barabibonaga. Isi mbere y'uko irimbuka, hazaboneka amatsinda y'abanyabwenge, hazaboneka amatsinda y'abanyamadini afatanye n'amatsinda y'abashakashatsi, bemeze yuko ari amahoro, nta kibi kigize gute gihari, bitewe n'inama zizaba ziga ku mutekano w'isi, inama zizaba zirimo kwiga ku buzima bw'umuntu, inama zizaba zirimo kuvugurura amategeko ngo hatagira umuntu ubangamira undi. Izo nama bazaza bazikuramo imyanzuro, ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko ukurikije Danieli bazaza bicarana ku meza bakaryaryana. Hari utabibona ku maradiyo n'amateleviziyo. Yeremiya yitegereza abaturage, arangije ku murongo wa 4 avuga amagambo akomeye. Umurongo wa 4 w'igice cya 12, ariko ayo tugiye kwigaho muri uyu mugoroba ari ku murongo wa 5. Umurongo wa 4: mbese igihugu kizageza he kikiboroga, kandi ibyatsi byo mu gasozi nabyo byuma, amatungo n'ibiguruka birahashira bizize ibyaha by'abagituyemo, kuko bavuga bati ntazabona iherezo ryacu. Umurongo wa 5: niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga ugize gute unaniwe,
ugenda n'amaguru baragusiza, kandi bagusiza unaniwe, bo barimo kwigendera bisanzwe, wowe ubirutse inyuma urarushye. Wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Ese ubwo ibintu biroroshye cyangwa birakomeye? Ni nkaho yararimo kubabwira ati ko mbona ibintu byabacanze bicyoroshye, ibintu nibigera imbere bigakomera, urugamba rugahindura isura, bizagenda gute? Umuntu ubushomeri burimo buramukubita agacika mu rusengero, umuntu barimo baramuvuga agacika muri korari, umuntu barimo baramwima gahunda ukwezi agahita acika mu nama y'itorero, umuntu arimo araza yatanga amafaranga yakumva batamushimye akagenda ntazagaruke. Abantu baracyarimo kwirukankana n'utuntu tworoshye kanakarampinga, ariko imbere bizaba bigoye ku muntu kugenda n'amaguru byananiye kugira ngo azabashe kwirukankana n'amafarashi. Bivuze ngo ibi bibazo turimo gucamo turacyarimo, navuga ngo turacyari mu byana bya nyina biri inyuma. Yeremiya yarakomeje, we yarebaga kure, yarebaga igihugu cyabo uko kizagenzwa. Amatwi ye yahoraga yumva amafarashi y'i Babuloni, amaso ye yahoraga abona kukurimbuka. Imana yaramuganirizaga ikamwifashisha nk'ikimenyetso cyo kuburira abantu, ariko yajya kubona akabona abantu bimereye neza, bararya baranywa barasinzira, ibintu byose babishyizemo imiyaga. Yageze aho anavuga ngo ntawe ushakisha Imana. Imana ibwira Yeremiya iti niki ntakoze, kugeza nubwo buri gitondo nzinduka nkaho boherereza abigisha. Yeremiya arangije arababwira ngo kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagira gute? Uzagenza ute? Kara kantu niko nashakaga. Igihugu cyo ni icy'amahoro, ariko nubwo igihugu ari amahoro, Yerusalemu ibuyuda hakaba ari amahoro, ibintu ukabubona bigenda neza, ariko hirya yawe hari ubuhanuzi bugiye gusohora wanze gutegera amatwi. Yeremiya niwe muhanuzi wahanuye ibintu abibona bisohora. Daniyeli kugira ngo i Babuloni abashe kuhaba neza, kugira ngo Daniyeli amenye iby'ubuhanuzi kandi Yorodani itazamwuzurana, ngo yashakishije umuzingo wa Yeremiya. Daniyeli ari i Babuloni, umuzingo wa Yeremiya niwo wajyaga umufasha kubara iby'imyaka n'ubuhanuzi. Ufite uwuhe muzingo ufite? Niki gitabo muri no minsi urimo gusoma? Niki urimo kwiga ngo ubashe guhumuka? Nshuti zanjye, nta muntu w'Imana ukeneye kujya mu ijuru uziga ibimenyetso by'iminsi imeruka birebeye kuri radio na televiziyo gusa, kubera ko ibihugu byarwanye, abasambanya batinganyi bahawe ijambo, aba umugabo yishe umugore wamukubise inyundo. Oya, ijambo ry'Imana rirakomeye. Yorodani niyuzura uzagenza ute? Igihe Abisiraheli bajyaga kwambuka Yorodani, Yosuwa igice cya 3, Imana yari ibizi yuko Yorodani bagomba kuzayambuka, kandi bakayambuka mu bihe bigoye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye muri uyu mugoroba. Yorodani Imana yarabaretse, ntago yemeye ko bambuka Yorodani mu gihe kitari icy'imvura. Imana yararetse biba cyagiye Yorodani igomba kuba yuzuye, kuko iyo Yorodani yuzuye nibwo igitangaza cy'Imana kigaragara ko giturutse kuki? Ku Mana. Iyo haba hari mutuzi tugera mu rukenyerero, bari kwambuka bakavuga bati ibi ni ibintu by'abana, n'umwana muto yagira gute? Yakwambuka. Ariko bakubitanye n'ikigeragezo gikomeye. Imana yacunze Yorodani yuzuye, imigezi yose yamaze gusukamo. Imana irangije ibwira Yosuwa iti igihe cyo kwambuka noneho kigize gute? Kirageze. Hari igihe biba ngombwa ko Imana yemera ko uca mu kibazo runaka, ikishimira ko uri bucyambukemo ukagikuramo ubuhamya yuko Imana ari isanzwe ikwambutsa. Igice cya 3, Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka mukomeza. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo,
avana ishitimu n'abisirayeli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Iminsi 3 ishize baraye batambutse. Uko gutegereza kwatewe n'iki? Hari ikibazo cy'amazi menshi. Iminsi 3 ishize abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati, nimubona isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi aribo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri, mugire gute? Muyikurikire. Itangazo rya mbere, abaturage bagomba kwitegereza abatambyi. Ariko abatambyi, agaciro k'abatambyi, ntago Yorodani itinya abatambyi, ahubwo Yorodani itinya isanduku y'isezerano ry'uwaremye Yorodani. Ako kantu mukumve neza. Bivuze ngo agaciro k'abatambyi ndetse n'abari abantu bitwa Abalewi kazaterwa n'isanduku bagize gute? Bahetse. Isanduku y'isezerano yari irimo iki? Ibisate 2 byari byanditseho amategeko. Inkoni ya Aroni yazanye ururabyo igihe bayirazaga mu buturo bwera, byerekana ubuyobozi butowe n'Imana. Ibisate 2 by'amategeko byerekanaga yuko amategeko y'Imana nta muntu uzakora urugendo ngo agere ku Mana adafite imico nk'iyayo. Ikindi kintu cya gatatu cyari kirimo n'urwabya rw'amanu, ko mu rugendo umuntu adatungwa n'umutsima gusa, atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Kubw'ibyo rero iyo sanduku y'isezerano, iyo ibyo bintu 3 byabaga biyirimo, abatambyi bakaba bayihetse biyejeje, iyo sanduku yari ifite ububasha bw'uko bari buce mu mazi, amazi ntagire gute? Ntabatembane. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo imbere yacu amazi agiye kutwuzurana, ariko umuntu uzabasha kwambuka ni umuntu uha agaciro ijambo ry'Imana, ni umuntu umutima we wemera yuko yatoranyijwe. Icya gatatu, ni umuntu ufite gahunda yo gukomeza amategeko 10 y'Imana mu buzima bwe, ikaba ari intego. Uwo nguwo afite ububasha. Yorodani agomba kubonamo inzira, byanga byagira gute? Byakunda. Nshuti zanjye, aba batambyi, abaturage bagombaga kwitegereza abatambyi, kubera yuko Bibiliya igaragaza yuko abatambyi bari bafite inshingano. Bahagarariraga abantu imbere y'Imana, ariko bagahagararira n'Imana imbere y'abantu. Kubw'ibyo rero kubitegereza wamenyaga amakuru ari ku Mana. Nta muntu n'umwe uzabasha kwambuka Yorodani atitoje kumvira ubuyobozi. Umuntu utumvira ubuyobozi bw'itorero Imana yashyizeho, umuntu udashobora kugira gahunda mu bimugenga, umuntu utiyemeza. Reka mbabwire, nasomye amagambo yuko umuntu wese utegereza ko ari igihe kwinjira kuba umuntu w'Imana bizamworohera nta migezi ya Yorodani iri imbere ye, uwo azarinda apfa ataraba umuntu w'Imana. Buri gihe cyose iyo twerekeje i Kanani, Yorodani zigomba kugira gute? Zigomba kuzura. Ariko nubwo Yorodani isumira impande zose, ntinyuka kugira gute? Ntinyuka kuyambuka. Nshuti zanjye, Bibiliya irakomeza, ariko hagati yanyu niyo sanduku hazaba intera y'imikono 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyo nzira. Hashizwemo intera kugira ngo batagenda begereye abatambyi babakora ku makanzu. Burya abatambyi nabo bambara amakanzu, uzi ko iyi kanzu nayo iradoze we. Hari intera Imana ishyira hagati y'abayobozi n'abayoborwa. Hagowe umuyobozi uzashaka ko iyo ntera ivamo. Yari intera yo kugira ngo abantu bari mu ishyanga batatojwe ikinyabupfura neza, bataza kubangamira umugambi Imana ifite ku batambyi. Kuko Imana ni yera, abatambyi bareraga nk'uko n'isanduku bari bahetse ari iki? Ari yera. Akamenyero ni kabi cyane, kuko akamenyero gashobora gupfubya umugambi w'Imana yari ifitiye abantu. Aba batambyi bahetse isanduku
nibo intsinzi iri buturukemo. Ariko agaciro kabo nabo nuko bahetse iki? Isanduku. Ndashaka kuvuga ngo agaciro k'abayobozi b'itorero, agaciro k'abapasiteri nuko agomba kuba afite amategeko y'Imana muri we kandi akayatoza abantu. Icya kabiri, agomba kuba yifitiye icyizere ko yatoranyijwe n'Imana kandi Imana izamubaza abagize gute? Abayobora. Icya gatatu, agomba gutungisha umukumbi ibyanditswe byera, kuko umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Abantu bagomba kwirirwa barwana n'ubuzima bwa Kigali, ariko byagera ku isaha y'amateraniro bakamanuka. Bibiliya iravuga ngo mutange icya 10 n'amaturo, mu nzu yanjye habemo ibyo kugira gute? Ibyo kurya. Ni ibintu bibiri Satani azazana ubupagani bubiri. Icya mbere, gutanga icya 10 ariko ntuze kurya ku byatetswe. Icya kabiri, gushaka kuza kurya ku byatetswe ariko nta cya 10 wagize gute? Ngabo abapagani babiri, urinde muri abo ngabo. Suhuza mugenzi wa mubaza uti uruhe mupagani muri abo ngabo? Mwiriwe hakibyigisho nabyo birakakaye rwose. Ntihagire umuntu uza kundeba nabi musohotse, uretse ko niyo wandeba nabi se ko ngiki ikibazo. Hari igihe Bibiliya iravuga ngo mwubahe ababayobora, ngo kugira ngo batabayobora na kangononwa. Iryo somo ntimurizi? Yego, kugira ngo batabayobora na kangononwa, kuko iyo babikoranya kangononwa ari mwebwe mugira gute? Mu bihomberamo. Ntukajye utuma abayobozi bakuyobora na kangononwa. Jya woroha intera ya metero 2000 kugira ngo Imana yereke isanduku icira inzira abatambyi aho bashinze ikirenge, abaturage nabo abariho bagira gute? Abariho baca. Atariko bari abantu ubundi ko turimo kugenda mu butayu nta n'inzira, buriya mu butayu haba bameze nk'umucanga, ko nta nzira ubundi aho umuntu yaca hose. Icy'ingenzi si uko yegera amazi. Ubu dufite abantu barimo guca ku ruhande rw'ubuyobozi Imana yashyizeho, bagashaka gukora iby'Imana yahaye abayobozi ngo babyikorere. Hoya. Ariko najya mbabaza, bari batambyi bari batwaye isanduku, hari abantu Bibiliya yavuze ko barabakiranutse 100%. Hoya. Gahunda y'Imana irakomeye. Maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nta muntu wagombaga kwizera ngo ubwo abatambyi biyejeje ngo buriya natwe twagize gute? Twejejwe. Reka ngira ikintu nkubwira, kuba abakuru b'itoro baboneka mu materaniro ntago bizatuma witirirwa ko wayabonetsemo. Kuba abantu bicaye bakagira icyo bakora, wowe ntugire icyo ukora, jya umenya yuko ijuru rikwandikaho yuko uri umuturage w'Imerozi. Abaturage b'Imerozi Bibiliya yaravuze ngo bavumwe kuko batatabaranye n'Uwiteka ku rugamba. Muntu wicara mu nzu y'Imana ibintu bikikora abantu bakavunika, ari aho ngaho inyuma arimo kuvuga ati reka da, ku muhimi wacu dufite abakire n'akana ka wenyine yabyikorera. Buri muntu wese yagomba gukora uruhare rwe. Abatambyi bamaze kwiyeza, abari biyejeje, ariko itegeko rivuga ko n'abizera bari biyeze kuko Uwiteka agomba gukora igitangaza. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati nimuheke isanduku y'isezerano, mubanziriza abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu. Amen. Nta muntu n'umwe kuri Yorodani igiye kutwuzurana w'umukuru w'itorero, w'umupasiteri, w'umubwiriza, w'umunyabwoba uzabasha guheka isanduku. Ntabwo bizakunda. Mu gitabo kibibaho mu minsi imeruka, cyangwa se afite ibyaduka byo mu minsi imeruka, haranditswe ngo hari n'abantu bazananirwa guheka isanduku bayitereke hasi. Icyo nashaka kubabwira rero ngiki ni ikintu gikomeye. Imana irashaka abayobozi batinyuka kandi batinyura umukumbi. Hari igihe tuba turi mu gahunda runaka, itorero rifite icyo rishaka gukora, cyangwa itorero muri rusange hari ikintu gikenewe. Bagiye kubaka urusengero, umuntu wa mbere agahaguruka, hakenewe miliyoni 15 cyangwa se 20 zo kugura ikibanza.
ugahaguruka wahaguruka bati ya wawo musoni ubwahagurutse ari we mukire wa mbere hano ubu ararwiyubakiye. Wajya kumva musoni arahagurutse. Haleluya, amena. Mwakoze neza gutekereza iki gitekerezo. Uru rusengero rwari rukenewe, ariko nagira ngo mbibutse akantu, pasiteri ntundebe nabi nawe mukuru w'itorero. Ubu murabona abantu badakennye, mwabohereje ahandi, ubu turimo turashya twarura iki. Gusa ntago navanga ntavuze agahita avuga ati mbahaye 50,000. Arabyishe ntabyishe. Abizera bahita bavuga bati rero muzabanze mugende muri ya nama yanyu mubyumvikane, kuko twumvise namwe mufite indimi zingahe. Niyo mpamvu mu bigendanye no kwambuka Yorodani abayobozi bajya imbere, kandi ntibemererwa kurunguruka ngo barebe ko abantu babakurikiye. Abagomba kubakurikira ni gahunda y'Imana igomba kwemeza abizera gukurikira baki abayobozi. Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose. Kuki Imana yabimubwiye? Nuko itangazo ryose Imana yabwiraga Yosuwa yahitaga agenda agahita ritangaza, akarishyiramo imbaraga, akongera akagaruka kwaka amabwiriza. Imana ikamuha amabwiriza, agahita agenda akajya kuyashyira mu bikorwa. Iyo Yorodani yenda yamaze kuzura, umuntu ategereza icyo Imana imubwiye, kandi kikubwiye wihutira kugishyira mu bikorwa. Imana igiye gutangira gukuza abayobozi baha agaciro iki ijambo ryayo rigira gute risaba. Ariko Bibiliya iravuga ngo abansuzugura nabo bazagira gute bazasuzugurwa. Ntabwo Imana yavuze yuko abansuzugura nzabasuzugura, hoya. Muri gahunda y'Imana ntibibamo. Imana yaravuze ngo abanyubaha nzabubahisha, ariko nanone abansuzugura nabo bazagira gute bazasuzugurwa. Nusuzugura Imana, ntabwo Imana izagusuzugura, uzahura na mwene wanyu wakwemeraga, umuntu muhuje aba ari we ugusuzugura. Yosuwa Imana itangira kumukuza. Imana yatanze amategeko. Murongo wa 11, nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose irababanziriza muri Yorodani. Nuko nimurobanura abagabo 12 mu muryango w'Abisiraheli, mu muryango wose havemo umuntu umwe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku by'Uwiteka nyir'isi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo kangahe? Kabiri. Ibirenge byagezemo. Reka ngire ikintu mbabwira, nkurikije ibihe biri imbere yacu kandi twatangiye gukandagiramo, ku bantu bubaha Imana kandi bayishakisha, uzaza ukandagira mu kintu inzira ibone kuboneka. Ariko umuntu ushaka yuko inzira iboneka atakandagiyemo, umuntu utegereje yuko ibibazo bizakemuka, umuntu urimo kuvuga ati ngewe rero kubaha Imana nzayubaha, ibibazo ibi nibi bikemutse, gutanga icya-10 nzatangira kugitanga baranyongeje, kuko ubu ngubu amafaranga mpembwa nkuyemo icya-10 nasigarana ubusa pe. Nta gihe uzabona bakongeje. Bazaza bahora bakongeza. Kigali nayo yongeje ibiciro, inda nayo yazamutse, n'iwawe bongeye uburyo bwo kurya. Ntago bizahura. Icyo ukora ugikora uyu munsi. Nuko abantu bava mu mahema yabo. Murongo wa 14, bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga iki? Inkombe. Ivuga butumwa ku isonga. Aha. Reka ngire ikintu nkubwira. Iyo cyabaga ari igihe cy'isarura, imvura ikagwa, abantu benshi bahingaga mu kibaya cya Yorodani, byabasabaga kumenyana n'ikirere no kucyitegereza kugira ngo basarure imvura itaragira gute itaraza. Icyo nagira mbabwire rero ngiki, tugiye gusarura dusiganwa nuko Yorodani nayo igira gute yuzura, kandi amabwiriza menshi azatuma gusarura kwacu bibangamirwa. Abasomyi ba Bibiliya icyo mvuze muracyumvise. Hagiye kuba kwisa amabwiriza mabi azaza atuma no kubona umuntu ubwira ijambo ry'Imana mugahagararana kariha agaciro bizaba bigize gute, bizaba bigoye.
ariko ayo mazi yarahagaze acikamo ibice bibiri. Abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati, humutse neza hatanyerera. Abisirayeli bose bambuka ahumutse, kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Ubwoko bwose bumaze kwambuka, bategeka gukuramo amabuye, amazi arongera agira gute? Arasubirana. Iki gitangaza cyabaye. Nta yindi nkomyi bari basigaranye n'imwe, bari basigaranye inkomyi ya Yorodani kugira ngo bambuke. Reka ngire ikintu babwira, imbere yacu nta bigeragezo byinshi bihari. Ikigeragezo nyamukuru gihari ni ukubangamira umudendezo w'umutimanama n'iki Imana irimo kudusaba gukora mu gihe nk'iki. Ariko ubwo bizaba bishamikiye ku tuntu tw'ubukene, ubushomeri, kwirukanwa ku kazi, kongerwa kw'amasaha y'akazi, ukabibara ukabona biragusaba kutaruhuka ku manywa na nijoro, kandi nutaruhuka ku manywa na nijoro uzaba wamaze kugera muri babandi baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Isi irimo irihutisha ibintu byayo cyane. Nshuti zanjye, hari amagambo nifuza gusangira namwe yanditse mu gitabo kiri hano cyitwa Inama zigirwa itorero, igitabo kinini, paje 487. Icyigisho cya 63 cyitwa ibintu bimwe tugomba kwibuka. Haranditswe ngo impuguro Umukiza yahaye abigishwa be zatanzwe kubw'inyungu z'abayoboke be b'ibihe byose. Mu bitekerezo bye yitegerezaga bazaba bariho mu gihe cyegereza iherezo ry'ibihe, ubwo yavugaga ati mwirinde buri wese ku giti cye. Umurimo wacu ni ugukunda impano z'igiciro cyinshi za Mwuka Wera. Akaga gakomeye kari imbere yacu, guhangana n'ibigeragezo n'ibishuko byako, ndetse no gukora inshingano akaga kazaba kadusaba bizasaba kwizera kudacogora. Tuzaba dufite inshingano tugomba gukora nubwo na Yorodani izaba yagize gute? Izaba yuzuye. Haranditswe ngo ariko dushobora kunesha rwose nta muntu n'umwe uri maso asenga kandi wizeye. Ariko dushobora kunesha rwose nta muntu n'umwe uri maso asenga kandi wizeye uzafatwa mu mutego w'umwanzi. Muvuge ngo amena. Nta muntu n'umwe, icya mbere uri maso, icya kabiri usenga, icya gatatu ugize gute? Wizeye uzafatwa mu mutego w'umwanzi. Bavandimwe, mwebwe mwafunguriwe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nuruhe ruhare muzagira mu bizabaho biheruka amateka y'iyi si? Mbese murakangutse ku buryo mwiteguye ibyo bizabaho? Mbese musobanukiwe umurimo ukomeye wo kwitegura uri gukorwa mu ijuru no ku isi? Mureke abantu bose bakiriye umucyo, abantu bagize amahirwe yo gusoma no kumva ubuhanuzi, nimubareke bite kuri ibyo bintu byanditswe muri bwo, kuko igihe kigize gute? Kiri bugufi. Mureke kugira ngo umuntu azabashe kunesha. Imbere yacu hari itegeko ry'icyumweru, imbere yacu hari irangira ry'imbabazi, imbere yacu hari uguteshwa agaciro kw'abubaha Imana, imbere yacu hari ukugambanirwa n'abo twahoze twizera kimwe, imbere yacu zigiye kubyara amahari. Iyo wasohokaga muri Laodikiya wahuraga n'inzira ebyiri, imwe yazamukaga ijya ku misozi, iyindi igacurika ijya ku nyanja. Vuba bidatinze buri muntu wese agiye guhitamo uruhande rwe. Kandi ikindi, imbere yacu turimo turabikabakaba, Imana igiye gukuza ikiri mu muntu. Icyo ugomba gukora ni iki rero kugira ngo uzarokoke ibi bihe biri imbere? Icya mbere, murekehe kugira umuntu n'umwe ukinisha icyaha. Icyo ni icya mbere. Niba ushaka ko uzabasha kwambuka Yorodani, ibibazo bizaba biri mu muryango, ibibazo bizaba biri mu mikorere, ibibazo bizaba biri mu misengere, ibibazo bizaba biri muri politike, n'ibibazo bizaba biri mu mibiri yacu kubwo gucanganyukirwa n'abadayimoni n'uburwayi n'ibyorezo bizaba bihari, bizaba bidusaba kuba turi abantu badakinisha icyaha. Icyo kintu cya mbere. Cya kabiri, kuko icyaha ari isoko y'ubuhanya bwose bwo mu isi yacu. Icya kabiri,
ntimukongere kwigumira mu bunebwe n'ubunenganenzi bwuzuye ubupfapfa. Ubunebwe, ubunenganenzi, iki ni icyorezo Satani yahumekeye ku banyamadini, ariko n'abadivantisiti bamwe bamaze gufatwa nabyo. Aho ubona umuntu asigaye afite n'ubunebwe bwo kuzana Bibiliya mu materaniro, umuntu akagira ubunebwe bwo kuzana igitabo cy'indirimbo, ukabona arimanukiye. Umudamu afite ikintu cy'igisakoshi kinini, igisakoshi kirimo kirasa n'inkweto, kirimo kirasa n'iminwa yasize, warangiza wajya gushaka ikintu ukuramo ukamubwira uti tujye muri Matayo, agahita afungura telefone ati wihangane Bibiliya zisigaye ziremereye. Uko umuntu agenda aremera hari igihe na Bibiliya zimuremerana. Ikintu cyitwa ubunebwe n'ubunenganenzi. Ubunenganenzi ni iki? Ni ukwishyira mu buntu bw'ubugoryi buvanze n'ubutesi no kutita ku bikureba. Hari abantu baba bicare mu ntebe z'urusengero atamenya ngo ese izi ntebe zaturutse he, ese hariya hejuru ko bahanaguye bagezeyo gute. Hari umuntu utajya umenya ngo ese hano hepfo ko bamennye umucanga n'uwiki. Ntabwo ashobora kumenya ngo ku gipangu habaye iki. Ntashobora no kwicara, ku buryo ibintu byose aba yimereye nk'umwana wa bucura uri mu rugo rudafite ikibazo. Buriya kuvuka uri bucura ukavukira no mu rugo rudafite ikibazo uba upfuye kabiri. Muri Amerika abana ba bucura ngo hari igihe ahagarara kuri etaje akabona abantu bari hasi, agahita avuga ati buriya papa yababwiye bari bumfate, agasimbuka ngo azi ko ngo bose kubera ko abona yuko nyine bahora bamwita iwabo, bahora bamureba, yumva ko n'abandi bose bagize gute bamwitayeho. Uzigira bucura mu isi uzahura n'ibibazo, nta muntu ukwitayeho. Ubunenganenzi n'ubunebwe, iyo Satani yabigejeje mu muntu kaba kabaye. Nigeze mbabwira igitekerezo cy'umuntu wasinze, amaze gusinda baramucyura, atangiye gusakuza mu kabari, agiye kubona bamwicaza ahantu ku muhanda, baramubwira bati niba utazi wawe uraraho. Agiye kubona abona umuhanda imodoka zirimo zirazenguruka, agumaho. Abavuye kunywa baraza baramubwira bati kukiraho twakubwiye ngo utaye. Ati nabonye inzira zirimo kuzenguruka niyange iransanga. Naho ni inzoga zamuzungerezaga, ariko akagira ngo ni inzu zirimo kugira gute. Kagiye ikintu babwira, ubu hari abantu bategereje ko gukiranuka bizizana, kwihana bizikora, guhinduka abantu b'Imana bizikora. Ntukajye unkangisha Bibiliya, nanjye hari umunsi nzabyuka biri mu mutwe nanjye mbivuga. Hoya, ibintu by'Imana ntago byitera mu muntu direct gutyo. Muve mu bunebwe, mubwiriza abaturanyi banyu, muzana ubushobozi n'ubutunzi bwanyu n'umwanya wanyu mubishyire mu biganza by'Imana. Imana ibikoreshe. Nimufate impano zanyu. Niba uri umutekinisiye, ubu koko wabuze ikindi kintu wakora. Iyo ubonye uriya musore yicaye ku byuma, uriya mugabo akabyicaraho icyumweru cyose, utekereza ko we yicaye mu iteraniro aticaye hari atanezerwa? Ariko uricaye urimo urarya amafaranga muri za Rwanda Revenue, urimo urarya amafaranga mu makampani akomeye, ku rusengero ubushinzwe kuvuga dore ubu birazimye, ariko aba bantu bagira mu mutwe yazima, wicawe inyuma. Abantu badoda hano ntibahari? Abantu badoda barahari. Hano hari abantu bakora mu makampani y'amasuku, ariko kubera ubunebwe n'ubunenganenzi wikorera mu mifuka, ukaza wiyambara ishati y'umweru, ubundi warangiza ugaparika imodoka repfo ukabwira umudiyakoni uti dore ubushize bayikojejeho ibuye, kandi abadiyakoni bahadore nimwumva, dore n'ubu ndakubwiye ngo uyirinde. Ukagira ngo we yabuze amafaranga yigura. Ibintu byose bibera hano bikomoka mu bwitange no kwitambaho ibitambo. Twe tuba turimo kwiga ibyanditswe hano, abadiyakoni bari hari izuba ribamereye nabi. Ubu ukwiye kumenya yuko nawe hari icyo ugomba kwitangaho. Hari abantu benshi bari muri iri torero bameze nk'urugi rwizunguriza ku mapata, rugenda rukongera rukaza ariko ruziritse. Nshuti zanjye, iki kintu cya kabiri, niba ushaka gukanguka, shaka ukuntu ubunebwe n'ubunenganenzi bwuzuye ubupfapfu bureka. Icya gatatu, nimukemere ko ahazaza h'ubugingo bwanyu hashingira ku gushidikanya. Ndimo ndasoma page 487.
ahazaza hanyu muhakure mu gushidikanya. Satani ikintu arimo gukora ni kimwe, arimo araza akatwereka imbere, yarangiza akubwira ati ariko uyu mugabo ubona muzashobokana, aka kazi ubu ejo gahagaze ubona waba wute, nge ndabona uzapfa. Ubu Satani twatangiye kubyinisha umutima kubw'ibigeragezo biri imbere tutaracamo. Ellen White yaravuze ngo nta muntu n'umwe ukwiye kuzicara ngo atangire gutegura ibiryo n'amafaranga azarya mu karengane ngo cyaba ari ikimenyetso ko atiringiye Imana. Ako umuntu aricara agahita akubwira ati ngewe ubu ngubu niyo itangazo rya dimanche ryatangazwa natunga itorero ry'abantu nka 50. Kumva nyine afite ibyiringiro muri ibyo bintu yabitse. Ubwirwa n'iki ko abantu bazaba barya ibyo bintu byawe? Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, mwikwemerera umwijima. Natwe ababwiriza ntitwemererwa kuzana umwijima w'icuraburindi w'urujijo ngo tuwushyire imbere y'abizera, abizera bajye baza mu materaniro batahe byabacanze. Ntago byemewe. Wikwemerera Satani kugushyira mu mwuka wo gushingira ubuzima bwawe bw'ahazaza mu gushidikanya. Gushidikanya ko Imana izakurinda, gushidikanya ko Imana izakugaburira, gushidikanya Imana ko izakuvura, gushidikanya Imana yuko itazakomeza kugumana itorero ryayo. Ujya kumva umuntu aravuze ati ngewe iri torero ndivuyemo, n'Imana yarariretse. Kubera icyo yariretse? None se kuki pastor runaka riyobora kandi ari umupagani? Ukunda itorero ry'Imana kurusha Imana? Ko ni umwuka wo gushidikanya, kwibwira ko Imana yataye itorero ryayo. Ikintu cya kane gikomeye, mumenye neza rwose ko muri ku ruhande rw'Uwiteka. Mukwiye kwicekinga cyane buri kantu kose ukora, ukavuga utari ko aha hantu mpagaze ubu ndahana Imana ishaka ko mpagarara. Mureke ikibazo kijye gisohoka ku mutima utaryarya no mu minwa ihinda umushyitsi. Ikibazo mwakagombye kuzaza mutekereza mugatindaho ni ikibazo kivuga ngo ninde uzahagarara adatsinzwe. Icyo kibazo mukireke kijye gihora kiza mu bitekerezo byanyu. Ese nzabasha guhagarara ntatsinzwe? Bivuze ngo iki? Gutsindwa ku kantu gato k'uyu munsi ni ikimenyetso cy'uko gutsindwa imbere nabyo bizagira gute? Bizashoboka. Abahanga bo kurambagiza, ubundi umuntu ukurambagiza iyo umunsi wa mbere muhuye akagukora ku rutugu, akagukora mu mayunguyungu, aba yarakurangije buriya. Uba wararangiye niwo munsi. Kuko ubundi abantu barambagizanya bazabana bubahanye bitwara igihe kugira ngo umuntu uzanakore no ku gipesu cy'umubwire ngo kimeze nabi. Bitwara igihe. Siko iyo urambagiza mu mutwe ugenda wapanze ibintu uri buvugane nawe, uhagera byose ubigata bicika. Ukajunjama akakubwira ati kutavuga, uti wowe kutavuga kandi ugira amagambo menshi. Ariko nubona urimo kurambagizwa n'umuntu umunsi wa mbere, ukabona arimo arakabakaba azamura imikandara y'amapantaro yawe, harimo kukubwira ati ariko hano mu maso usigaye ufite ibiheri, uzamenye ko yakurangije. Nshaka kubabwira ngo utugeragezo duto turimo gutsindwa natwe uyu munsi ni ibimenyetso byerekana ko turi abakandida bo gutsindwa mu bihe biri imbere. Nshuti zanjye, mbese muri aya masaha aheruka y'igiciro cyinshi mwaba muri gushyira ibikoresho byiza by'inyamibwa ku nyubako z'imico yanyu? Cyo ni ikindi. Imico yacu turimo kuyishyiraho ibikorwa by'izahabu cyangwa turimo kubaka imico dukoresheje ibikenyeri? Imico y'abantu bose izasuzumishwa umuriro. Rwose gerageza. Ntabwo ukwiye kuba muri korari kubera yuko hari umuntu wayikuzanyemo, kuko yayikuzanyemo. Ntabwo ugomba kuza gusenga kuko umuntu wakoreye imbere akazi ko mu rugo yari umudive. Ntabwo ugomba kuza kubera ko pastor ari uwiwanyu cyangwa umubwiriza waje gukora amavuna ari umubwiriza usanzwe ukunda. Oya, Bibiliya iravuga ngo Simiyoni yajyanywe n'umwuka hehe? Mu rusengero. Ngiyi impamvu nyamukuru igomba gutuma duhora turwanira kwinjira muri iyi nzu y'Imana. Aya magambo arakomeye. Mbese mwaba muri kweza ubugingo bwanyu mubukuramo ikizinga cyose? Mbese mwaba mukurikira umucyo
mbese imirimo yanyihuje n'ibyo mwatura ko mwizera? Birashoboka kuba umwizera ufite uruhande ubarizwamo, ukaba umwizera usanzwe nyamara ugasanga udashyitse ndetse ukazabura n'ubugingo buhoraho. Birashoboka gushyira mu bikorwa amwe mu mabwiriza ya Bibiliya kandi ugafatwa nk'umukristo rwose, nyamara kandi ukazarimbuka bitewe n'uko udafite ibyangombwa by'ingenzi bigize imico ya gikristo. Niba usuzugura cyangwa ugahinyura imiburo Imana yatanze, niba wimakaza icyaha kandi ukagitangira urwitwazo, uri gushyira ikimenyetso ku iherezo ry'ubugingo bwawe. Uzapimwa usanga udashyitse, ubuntu, amahoro n'imbabazi bizagukurwaho iteka ryose. Yesu azaguhitaho rwose, ubutazongera kugerwaho n'amasengesho yawe no kwinginga kwawe. Mu gihe imbabazi zikiriho, igihe umukiza kinginga, ni mutyo dukora umurimo utunganye rwose, turangamiye iby'iteka ryose. Ntabwo Satani asinziriye, ari maso kugira ngo akindure kandi ahindure ubusa ijambo ry'ukuri ryahanuwe. Satani ari gukorana ubuhanga n'imbaraga z'ubushukanyi kugira ngo avuguruze ubushake bw'Imana bwavuzwe mu buryo bweruye mu ijambo ryayo. Satani amaze imyaka myinshi yigarurira intekerezo z'abantu binyuze mu nyigisho z'ibihimbano yateguriwe gusimbura ukuri. Muri iki gihe cy'amakuba rero, abakora ibitunganye barangwa no kubaha Imana bazahesha ikuzo izina ryayo, basubiramo amagambo ya Dawidi wagize ati, igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Nshuti zanjye, ngibi bihe biri imbere yacu, ngaba abantu tugomba kuba turibo, ngibi byangombwa dusabwa kuba tutari abantu b'abahezanguni mu bigendanye no kwihana, mu bigendanye no kuyoboka, mu bigendanye no kuba umukristo usanzwe no mu mirimo igaragara. Tugomba kuva mu buhezanguni. Urimo cyangwa ntabwo urimo? Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba ndagira ngo mbabwire iyerekwa nsorezaho. Ni page 484, imitwe ibiri y'ingabo. Mwiyerekwa nabonye imitwe ibiri y'ingabo ziri mu ntambara iteye ubwoba. Umutwe umwe w'ingabo wari uyobowe n'amabendera ariho ikimenyetso cy'isi, naho undi mutwe w'ingabo wari uyobowe n'ibendera risizeho amaraso y'igikomangoma Emanueli. Bombi bafite iki? Amabendera. Uko wambara, uko urya, uko wisiga, amagambo uvuga, abo mugendana, ibikuri mu mutwe, ibyo ugambirira n'ibyo upanga, bifitanye isano n'ibendera. Niyo waba utavuze, Imana iri mu ijuru irakureba ikamenya ibendera. Buriya najya mbabwire, amakipe agira abafana babiri. Hari umufana werura akisiga amarangi rwose, ikabutura akayica, akambara urukweto rumwe, igice cy'ipantaro akagica. Uwo nguwo niyo ikipe itsinzwe arataha kwa muganga, bagahita bamuvura rwose, bagasanga malaria yamurenze. Ariko hakaba n'abandi bafana bavuga bati, rero gufana ukisiga ari amarangi n'ubujiji, nzaza mfana mu mutima tu. Ibendera riba rigize gute? Riba ririmo. Wajya ko ukabona muri kumwe n'abantu murimo kuganira ibintu by'Imana, wajya kumva ukabona umuntu yigize gutya ngo ukabaza uti bigenze gute? Ati buriya kigiyemo. Ati dukomeze ariko aho twari tugejeje. Bivuze ngo iki rero? Niba umuntu ashobora guhagarara ku rusengero akaba azi gutandukanya induru y'abareyo n'iy'abafana ba APR, akaba azi kuzitandukanya yicaye hehe mu rusengero, akagira gutya muri nko mu materaniro akavuga ati APR irakinjije tu. Akurikije induru. Murumva uwo ni umufana, ntago yisiga amarangi, ariko ku mutima afite wiki? Ibendera. Nshaka kubabwira ko abantu benshi rero ni abafana ba Satani, ariko batisiga iki? Amarangi. Umuntu akicara kinyabyahana agasambana akagaruka, yarangiza agahita aririmba ati rwose abasambanyi nta juru muzagira gute? Ko ni umufana, ibendera rifite ku mutima. Satani aricara akavuga ati nubwo ndwanya ariko ninde? N'uwanjye.
mu bisirikare hajyaho abasirikare b'abagambanyi, yambara ingofero y'igihugu, akambara icyapa cy'igihugu, ariko ashinzwe kumenera amabanga y'igihugu akayamena mu kindi gihugu. Mbene abo bantu kirazira kurwana utabanje kumenya uwo ari we. Ni nako bimeze. Imana ifite abantu bicaye mu nzu yayo, ariko ari ibyitso byande, ari abamaneko ba Satani. Nshuti zanjye, hari amabendera abiri. Bamwe bari bafite ibendera ririho ikimenyetso cy'isi, abandi bari bafite ibendera ririho risizweho amaraso y'igikomangoma Emmanuel. Amabendera yagiye arambikwa hasi mu mukungugu, urukurikirane ubwo amatsinda yajyaga akurikirana ava mu ngabo z'Uwiteka maze akifatanya n'ay'umwanzi. Umuhanuzi yagiye kubonabona hari abantu bahoranye amabendera y'Imana, agiye kubonabona barimo baragenda bayamanura. Buri ibendera wari ufite hejuru, urabanza ukarimanura mu mayera, ariko ntiwereke abantu ko wagize gute warimanuye. Iyo bikomeje intsinzwi igakomeza uyibona urimo kubona intsinzwi ari nyinshi, ibendera urarita. Buri hari abantu bajya muri stade bisiza amarangi, uko babatsinda igitego cya mbere ahanagura amarangi yo mu maso, akayakura agasigara nayo ku maboko. Bamukubita icya kabiri, ayo ku maboko nayo akayakuraho. Bamukubita icya gatatu, umupira akawukuramo akawushyira mu gikapu, agasohoka ari mu bandi ati shati twateguye sha. Cyo nagira mbabwire ngiki, umuhanuzi yeretswe abantu bamanuye amabendera y'Uwiteka bigeze kumufana, ngo bari barimo kuyashyira hasi. Kandi iyo utaye ibendera ntushaka ko hari n'umuntu uguhamagara ngo utaye iki ibendera, urita mu cyayenge. Noneho ku rundi ruhande amoko yagiye akurikirana nanone ava mu mirongo y'ingabo z'umwanzi, maze akifatanya n'ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko yayo. Muvuge ngo amena. Habayeho urujya n'uruza, ni narwo rugiye kuba. Dufite abantu bicaye hano ariko imitima iri i Babuloni, ariko dufite n'abandi bantu bicaye i Babuloni imitima iri hehe? Iri hano, bavuga bati Mana nkazamenya ukuri nk'uko bakanaka bakuzi, nkigirira umugisha nkamenya Bibiliya nk'uko bakanaka bayiga, narangiza nkagira amahirwe nkagira umugisha nkibona bibariye abantu ibyo basenga nanjye ari byo nsengamo. Mana uzampa ayo mahirwe. Uwo ngo yicaye i Babuloni arakubita urutoki ku rundi, undi nawe yicaye hano, ariko ibi bintu bunzahora ryari? Ndimo ngo isabato ngo yatangiye ngo ibiki, iyi mihango yangiye maze no kubihaga. Mwashyize umupira hasi ntimukajye mufunga umutwe. Hari abantu baraha intebe zabo zireba i Babuloni, n'abari i Babuloni intebe zabo zireba hano. Hagiye kubaho urujya n'uruza, kandi buri muntu agiye kujyaho inyungu ze yagize gute yazishyize. Nihuta nsoza, marayika wagurukaga aringanije ijuru yashyize ibendera rya Emmanuel mu biganza byanjye, ari nako umugaba w'ingabo w'umunyambaraga yaranguraga n'ijwi rirenga ati nimuze mu murongo, nimutyo noneho ab'indahemuka ku mategeko y'Imana no guhamya kwa Kristo bafata ibirindiro byabo. Marayika aravuze ngo abavuyemo mwibitaho, nimwegeranye imirongo musubire mu murongo, kugira ngo n'abarimo kuza babone aho bagira gute babone aho bajya. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo nubwo umerewe neza mu mutwe umenye ko ahazaza h'isi hari ibibazo, ahazaza h'abanyabyaha hari ibibazo, ahazaza h'abatiga ibyanditswe byera n'ubuhanuzi hari ibibazo, ahazaza h'abatwikira ibyaha mu mitima yabo hari ibibazo. Ariko abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizajya ribarasira rifite gukiza mu mababa yako. Ndifuza muri uyu mugoroba yuko Imana ibahumura ikabakundisha ibyo ikunda, kandi ubwo ikiganza cyatandukanyije Yorodani kiri kumwe natwe, ubwo amabwiriza n'isanduku y'isezerano ari twe tuyifite, tukaba dufite ubutambyi bwemewe. Kubw'ibyo rero twemerere isanduku y'isezerano idushakira inzira. Uzamenye ko niwihakana amategeko y'Imana ntabwo ubuzima buzakorohera. Itegeko rivuga ngo ntugasambane nuryica, ntabwo ari bwo ubuzima buzakorohera. Itegeko rivuga ngo ntukibe nuryica, ntabwo ari bwo ubuzima buzakorohera. Yorodani ntishobora kuzatandukana udahetse isanduku. Imana yo mu ijuru ibahekesha isanduku yayo,
kandi Imana ibahindura abatambyi. Mwuka wera tuyobore muri uru rugendo, kandi kuva uyu munsi ibi bintu bisabwa ubiha agaciro, utahe witekerezaho, wibaze ngo Mana, iby'abandi ndanabiretse, iby'abandi kubireberaho ndanabiretse, ubu ni njye nawe nkora iki kugira ngo nkire? Aba ari cyo kibazo utahana, kandi icyo kibazo nugitahana Imana ikivomerere kugira ngo gikure mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya nsoza, ntago nabura guha amahirwe umuntu urimo kuvuga ngo n'ubundi hari Yorodani zindi zagiye zinyuzuriraho mbura inzira, nagiye nca mu bibazo, nagiye ndwanywa, nagiye nca mu bintu bibi cyane byinshi, ariko ubwo n'igihe cy'ubuhanuzi kigiye kuza gisaba imbaraga, nari naracitse intege Mwami mbyutsa, nsanze nari narashize ibendera hasi, ongera umpa imbaraga negura ibendera rya Emmanuel ndishyire hejuru. Wowe ushaka muri uyu mugoroba gusengerwa kugira ngo Imana iguhe imbaraga uzakoresha mu gihe abanyamaguru barimo kugusiga, kandi imbere tukaba tugiye kwirukankana n'amafarashi, wowe ubwira Imana ngo Mana mpa imbaraga kandi umpa umutima ukomeye wo guhangana n'urugamba. Ngwino dusenge, nashaka abo umuntu umwe tera intambwe.